turabasuhuje mwebwe mudukurikiye aho muherereye hose kandi turabifuriza umugisha w'Imana. Turabashimira kandi ko mufata umwanya wanyu wo kudukurikira, mugakurikira ibiganiro dukora ku Mahoro Family Panel, kandi turabashimira cyane comment zanyu ziratwubaka. Mwagiye muduha comment zidushishikariza gukomeza kongeramo imbaraga, mukaduha comment zidusaba ibiganiro bitandukanye dushobora gutegura. Zose twarasomye kandi twarabashimiye. Mukomeze muduhe comment z'ibyo mwifuza ko dukora kugira ngo dukomeze tunoze ibiganiro tunyuza ku Mahoro Family Panel. Uyu munsi dufite umutumirwa, reka muhakanya abibwire kugira ngo abashya babashe kumumenya ndetse atubwire n'icyo yaduhishiye uyu munsi. Ni karibu. Murakoze cyane. Muraho abakurikiye Amahoro Family Panel, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Marita Niyonshuti, kubambonye bwa mbere. Ntago ari ubwa mbere nyuza ahangaha ku Mahoro Family Panel, nabemereye byinshi. N'uyu munsi rero nagarutse, kandi nagarukanye ikindi kiganiro cyangwa indi topic nshaka ko tuvugaho, ariko kandi irakomereza kuri imwe y'ubushize. Ubushize naje mbabwira ngo nagiye kwiga agronomy nkurikiye moto, ariko nibutse ko nibagiye kubabwira ko disi ni moto naje no kuyibona. Naje kuyiga gusa inkubita hasi ndabireka, sinakomeza ibintu byo kuyigendaho kubera ko nabonaga ahari bizavamo ibindi, ariko n'umugisha nagize. Rero njyewe nubwo nababwiye za struggle nanyuzemo cyangwa ya miruho nanyuzemo, uyu munsi naje kukubwira ngo abantu ntibita ku muruho ahubwo bita ku musaruro. Nta muntu numwe wita ku muruho wanyuzemo, ahubwo umuntu wese yita ku musaruro. Ndiheraho mbibabwire, nubwo nanyuze kuri muri wa muruho wo kwiga wenda ntabikunda, cyangwa se wo kwiga nkabona bimwe biranze, nkakomeza nkagerageza. Uyu munsi yo mpuye n'abantu bareba aho ngeze, bareba uko mpinga, wenda bamwe bakambwira ati uziko kuri agronome, bareba uko norora ku kazi, bareba uko ngakora. Ni bake bashobora kumbaza ati harya wize iki, wize ibiki. Mu gihe ntari muri interview ngo yabagiye kumpa akazi bushya, ntago twapfa guhura n'umuntu ngo ambaze ngo harya wiga byakugendekeye bite. Kubivuga na amahitamo yanjye kubigusangiza, ariko uyu munsi ndagira ngo mbikubwire ngo abantu bapima umusaruro. Nta muntu uzigera ugupimira umuruho. Nta muntu uzajya imbere ngo umubwire ngo kundeba uku ngo nararushe. Wararushe wakuye mwiki mu muruho wawe ko warushe? Havuye mwiki? Uyu munsi umuruho ntabwo wajya kuwirata, umuruho sinawirata, ahubwo ikintu dukwiye kwirata n'umusaruro. Abantu bakunda kureba aho ugeze, icyo wagezeho. Bityo rero ndagira ngo nkubwire ngo iga gufata imyanzuro ikuganisha ku musaruro mwiza. Iga kwihangana mu bibazo urimo, kubera yuko abantu nyine nuko. Hari urugero naguha, uzabicunge. Uzaba ugenda ahantu hatuje, nta kibazo gihari, wigendera ukurikiza amabwiriza y'inzira nk'umunyamaguru, nta kibazo abantu bazakugiraho na gitoya. Ariko nugira nk'umuntu ukubita undi kofi, ugakubita umuntu ikofe cyangwa wowe bakari gukubita, mu minota mikeya cyane uzabona abantu buzuye aho ngaho. Ikiba kibazanye ni ukureba uko byagenze, ni ukureba ibyatangiye bite. Bamwe wenda bashobora kubaza ati abantu bapfuye iki, ariko najya ngire ngo iyo harimo urusaku rw'intambara hari no kuvuga ngo ho gogo, kandi batazi ibyo bintu hano byahereye. Ndagira ngo nkubwire ngo inshuro nyinshi yo wigendera muri struggle zawe zituje, ntago abantu babimenya. Ariko iyo bigiye hanze, n'urugero iyo bakorega akazi bakakwirukana ukava ku kazi, abantu batangira guhamagara ngo se yazize iki, ngo bamwirukaniye iki, ngo bamucyuriye iki. Rimwe na rimwe ntibazi ibyo wanyuzemo wenda bitumye utaha, ntibazi nimba ari ukugabanya, ntibazi nimba kakunaniye, cyane ko abantu ntabwo bahuza skills. N'igihe uba wakagiyemo wenda ari ukugira ngo buke kabiri, wagiye no mu kazi kadahuye n'ibyo ushoboye, baraza nyine bagatangira yazize iki, byagenze gutya, byagenze gutya. Nagira ngo ubwire ngo wowe mu gihe cyose uri gustragoringa, mu gihe cyose ufite ibibazo, ujye ugerageza ufate imyanzuro ituma uzabona umusaruro mwiza, kuko umusaruro mwiza ni ngombwa. Umusaruro mwiza urakenerwa. Habe uri mu kazi, hari igihe uba mu kazi akariko kose mukoresha wakakubwira ati igibi ngibi byongereho birabura kugira ngo ukore akazi neza.
atajya kwa gatari ko si iyo miruho ndayisubiramo gute nagiye tuzareka kuruha kuko umuruho ni utuma tugira umusaruro. Hari nabo nigeze numva bavuga ngo imbuto y'umugisha ngo yera ku giti cy'umuruho, sinzi aho byanditse. Ariko ndagira ngo mubwire ngo igihe cyose ushaka kugira ikintu ugeraho urabanza ukaruha, urabanza natwe nk'abahinzi kugira ngo dusarure turagenda tugahinga tukikorera ifumbire tugashyiramo, tukagenda tugatera tukazabagara tugasarura ibihurwa tugahura, hari igihe aba ari ibihungirwa tugahunika, no kugira ngo tubone amafaranga yewe turikorera tukajyana ku isoko. Ni bikeya bituma kugira ngo tubone amafaranga badusanga mu rugo. Ndagira ngo ubwire ngo nta kintu uzabona utarushye, ariko nubwo uri kuruha ceceka mu muruho wawe, witwaremo neza, ufata imyanzuro mizima, kuko abantu bo nyine nabikubwiye ndabigusubiriramo, abantu turaba umusaruro yageze kuki, afite iki, naho uko yabinyuzemo, uko yacukuraga fondasiyo, nimba ari kubaka inzu bimugoye, ibyo abantu ntabwo babyitayeho. Icyo bazavuga ni ukuvuga ngo yahirimye, cyangwa se inzu ye ihagaze neza irashayininga, isize amarangi meza, cyangwa amarangi yayo ni nk'ayo muri kreshe. Ibyo ni iby'abantu, ariko icyo bavuga ni igihagaze hariya mu gihe wari ukirimo mu mutima urwana nabyo kugira ngo ubigereho, kugira ngo ubibone. Ntabwo babimenya, ntibabibona. Niyo mpamvu rero nguhamagarira kukubwira ngo iga kureba uko bana n'umuruho, kuko ndabizi abantu benshi bafite umuruho. Wenda nshobora kuba nakoresheje ijambo riremereye ryitwa umuruho ukaba utumva icyo ari cyo, ariko iga kumenya uko ubana n'ibibazo byawe. Ko ndabizi ko ibibazo wenda abantu barabyumva neza kurusha umuruho. Umuruho wenda nanjye ndumva ari ikintu, ariko niryo jambo rikwiye navuga ni umuruho. Ariko reka mvuga ibibazo. Iga kumenya uko ubana n'ibibazo byawe, iga gufata imyanzuro ikwiye mu bibazo. Kabone niyo wayifata bitewe n'uko nyine hari ibidafatika. Nka kumwe nababwiye ko ngewe nafashe umwanzuro wo gukomeza kwiga agronomy kubera moto. Iwacu ntayo bari bafite ngo bazayima, nta na garanti nari mfite ku cyo gihe nzaba agronome nkabona moto, ariko ntacyo byanteye courage. Ibiguha courage, abantu baza bakongeramo imbaraga, ibiza bikongeramo imbaraga, ibyo ntukabitera umugeri ngo ubite inyuma, ahubwo bikomeze, bizagufasha kugira umusaruro w'ahazaza mwiza, bizagufasha gutuma wikomeza, bizagufasha gutuma nawe uba umuntu nyuma y'ibyo uri kunyuramo. Ibyo uri kunyuramo bishobora kuba bigoye, bishobora kuba ari ibibazo bigukomereye, bishobora kuba ari gusaba kwihangana, ariko ndagukomeza nkubwira ngo humura, umusaruro uzawubona. Ushobora kutabona nk'uwanjye, nanjye ushobora kutabona nk'uwawe, n'undi ashobora kutabona nk'uwundi, kuko umuntu wese ariho ari umuntu ku giti cye, anyura mu bintu bye nkawe. Ariko ndagukomeza nkubwira ngo ibibazo ufite none, intambara ufite none ntabwo zihoraho, zirashira, hakaza ibindi bihe byiza bigenda bisimburanwa n'ibindi. Ariko ndakubwira ukuri, iga kubaho neza mu bibazo, iga kubaho neza mu muruho, iga gufata imyanzuro myiza, kubera yuko abantu bo baragutegereje ngo barebe umusaruro. Inshuro nyinshi umusaruro abantu babona bakawishimira ni umusaruro nyine w'ibyiza. Hari igihe umuntu asarura arumbije, iyo urumbije nyine baraguseka. Ariko ndakwifuriza kubaho mu buzima bushobora gutuma ugira umusaruro mwiza, kandi ubwo buzima buturuka ku byemezo ufata none. Bya byemezo twavugaga, nimba ugiye kujya kwiga, ugiye kwiga ibintu koko ufitemo umutima wo kubikora, ugiye kwiga ibintu wumva uzashobora, cyangwa nuko wabonye umuturanyi wawe yabyize, yabaye kanyamashyamba akabona inkwi nyinshi, nawe ugiye kugenda nyine ujye kuba kanyamashyamba. Ese wafashe umwanzuro w'ikintu wumva ukunda? Ninjya kubabwira ibintu bya business, ikintu cyambere kirimo kibanga ni ukujya muri business ibintu wumva ufitiye umutima wawe ko wabijyamo. Ko bene iyo byo ngibyo uhombye ntuhita wiruka ngo ukuremo akaguru kawe wiruke, ahubwo urahagarara ukareba uburyo utabikoze neza, ukajya wabikosora, ukongera ugatangira ikintu ukunda. Ntuhita ukivamo wiruka, ikintu ukunda uragiharanira, ukakigoragoza, ukongera ukagerageza. Ndabahamagarira gushaka umusaruro, kandi umusaruro ufatika. Uwo musaruro bwa mbere uzatangirira ku byemezo dufata, ibyemezo ufata none, yaba uri mukuru waba uri mutoya. Kuba ubasha kunkurikira, ndagira ngo nkubwire ngo ibyemezo wafashe none
bizagufasha kubona umusaruro w'ahazaza. Nuvuga ngo nimba uri gufata ibyemezo bikujyana ahabi, uzabona umusaruro mubi. Ariko nimba uri gufata ibyemezo bikujyana heza, uzabona umusaruro mwiza. Njya numva bavuga ngo ujye wirinda gufata imyanzuro uhubutse cyangwa ubabaye. No kuvuga ngo nimba uri mu bibazo, niko navuze, ni ibibazo. Nimba uri mu muruho, ntukajye ufatira ibyemezo mu muruho. Jya ufata umuruho ufate, ugire ibintu biri positive, ugire ibintu byiza. Ati iyo umuntu arushye, iyo umuntu yacuruje agahomba, ejo arunguka. Numara gushyira amaboko ejo uzunguka. Uri hindi ntambwe ugomba gutera ukayishobora, kandi uzagera ku nyungu zikenewe, izo wifuzaga. Ndabashimiye rero, kandi uyu munsi reka ndekere ibyo ngibyo mbabwira ngo mwakoze kudukurikira. Ndakubwira ngo n'ubutaha hari ibindi biganiro nguhishiye, uko bukeye n'uko bwije nzangira ibindi mbabwiraho kuri rimwe nabemereye. Ariko vuba ahangaha ikigiye gukurikiraho n'icyo mbwira abarokore. Uyu munsi navuze muri rusange, navuze yuko ugomba kumenya uko witwara mu bibazo urimo, mu ruhu ufite, ukamenya uburyo umanaginga, reka mbivuge gutyo. Ariko ubutaha ikiganiro gikurikiyeho ni ikiganiro kibwira abarokore ngo reka gucumuzwa nabo. Ubwo nizere kuzankurikira kugira ngo umenye ni bande navugaga. Murakoze rero, ndabashimiye. Uwiteka abaho umugisha. Bye.